Hari igihe umugabo aba azi ko yakwemeje, yakurongoye, yakwemeje we mugore cyangwa umukobwa, ariko buriya abagore cyangwa abakobwa bagira ibanga rikomeye cyane mu gitsina, urumva neza, bagira ibanga rikomeye cyane mu gitsina, kuko buriya nahoze mbivuga cyangwa se n'ubu nzakomeza mbivuge, abagore baba bameze nka purasitike, purasitike iyo ushyize ku zuba irakweduka cyangwa se ikanegerana, rero hari igihe abagabo baba bazi ngo bemeje kabisa yabana ngo yaguhaye, noneho abakobwa bari hanze cyangwa abagore nabo ndabizera, baragenda bakagutubura bakakumvisha uburyo ki nyine ibintu ari waneza, kandi sha ntaho uri kumukoza mwana, ntaho uri kumukoza, rero buriya niyo mpamvu akenshi niba uzi ko uri umugabo ufite igitsina gitoya, murabizi yuko abantu ntabwo turemetse kimwe, hari igihe uba ufite igitsina gitoya nyine nawe ubizi ko ufite gitoya pe, kandi ukaba ufite umugore ubizi neza ko afite mu ntuze hagari, iki gihe ikintu uzakora ntabwo uzibanda kumucumita agaramye, oya, uzagerageza uburyo ki bwose bushoboka umucumite, unamucumite ak'inyuma, mu rwego rwo kugira ngo umukuruguture mo imbere, uzamucumita umuturutse inyuma, muheneshe rero, numara kumuhenesha afate ku buriri cyangwa se ku gitanda, narangiza utume umugongo wiwe umanuka hasi cyane, ku buryo ikibuno gisigara hejuru, ubundi umutere, ewana aho ngaho uramupompa, uramutera ukamutera, uramucumita akaba yavuza n'induru, yunamye muri gukora ak'inyuma, uzi ko aho ngaho n'iyo yaba umugore mbese nyine kwa kundi abantu bavuga ngo ibiki n'ibiki, uko byaba bimeze kose inshuro zose, ewana uramutera ukamutera, inshuro yaba yarabyaye izo arizo zose, ewana apfa kuba ari ak'inyuma, ikindi kintu abagabo batajya bakunda kumenya ni ugutanyura igituba cy'umugore, buriya iyo utanyuye ukagitanyura neza cyatosemo imbere, atari ukuvuga ngo kirumye nyine gitose kabisa, noneho ukagitanyura neza, ugatanyuza ariko ukajya ujomba nyine ukumva kuri kugezamo neza, burya icyo gituba kiraryoha, ntabwo ari ngombwa ko igituba cyose kiba cyegeranyemo imbere, kuko buriya n'abakobwa n'iyo baba batari babyara usanga n'ubundi barashize, ugasanga nta kwegerana bagifite, rero bivuze ngo iyo umuntu amaze gutakaza ubusugi n'ubundi aba yamaze kuba nk'ikibasi, rero bivuze ngo ntahaba atandukaniye n'umubyeyi wabyaye, icyo gihe sisiteme twebwe tubigisha nk'abantu nyine tuyisobanukiwe, ntabwo utegereza cya gituba cyegeranye gusa, ahubwo uratanyura cyangwa se umugore wawe akagukundira akagutanyurira, ku buryo ujomba ukajya wumva kuri kugezamo imbere, iyo uri kubasha kugezamo imbere ubasha kuryoherwa, ariko iyo utabasha kugezamo imbere ubura aho ukoza, ubura aho ufatisha, bikagucanga, bikaba byatuma utamenya ibyo urimo, ariko ndakumenyesha ko kwemeza umugore deja noneho wibyariye, biba ari ibintu bitoroshye, icyo ngiye mba ngusaba ni uko uba ugomba kwiga tekinike rero nta zindi, ni uko uba ugomba kumuturuka inyuma.
kereka iyo uzi ko uri umusore wiyaminiya. Kwiyaminiya rero ni cya gihe uzi ko ufite ikiboro kirekire, ufite ikiboro kinini, ufite ya mboro bita rwogamabondo kabisa igenda igakoramo ahantu hose, ariko burya iyo mboro ntabwo iryoha. Ku bantu basobanukiwe ibintu by'imboro, ntabwo iyo mboro iryoha kuko ibangamira umugore, ntiyatuma akunyongera, ntiyatuma yisanzura kuko ahantu hose iba iri kumutsindagira imubabaza. Ariko imboro iringaniye n'iyo igeze mu gihe cyo kunyaza irakunyaza ukumva ni sawa, kajya kagukoraho ku mutwe wayo ukumva ni sawa, iraryoha byatari. Ubwo rero twagira inama ko hariho abantu bajya bakunda kunyaka umuti wo gukuza igitsina, naranawutanze muzarebe mu mavidewo nagiye nkora urimo, gusa nimukomeza kuwusaba muri benshi nzongera iyo videwo nyisubiremo, ariko ndakubwiza ukuri ngo ntabwo kwemeza umugore ari ukuba ufite igitsina kirekire, ari ukuba ufite imboro nini, ahubwo kwemeza umugore ni tekinike, ni ubwenge, ni imibare. Iyo udafite imibare ntabwo ushobora kuba wakemeza umugore wawe. Ushobora kurongora ukamara n'isaha, n'iyo wagira amahirwe ukamara n'abiri, ariko ugasanga umugore yabiciye amazi, yabonye nta kintu kirimo. Urumva? Ubwo rero inama nabagira ni uko mwazajya mukareba ubwoko bw'umugore wawe, igitsina cyiwe afite, ubwoko bw'igitsina cy'umugore wawe, noneho ukamenya uburyo mugomba kubikoramo. Iyo mutabigenje gutyo biragorana cyane, kuko hari ibyo ujya gushakira ahantu kandi wenda bidahari, ugasanga rero bikwangirije mu bwonko, ndetse n'uwo wundi nawe bikamwangiza mu bwonko, ku buryo iyo muri babiri ntabwo ari umwe wenyine wangirika, ahubwo mwembi, kubera ko muba mwatekereje ikintu kandi kidahari. Ntabwo ushobora kuntekerezaho amazi ntayafite, umbwire ngo ntibizakugora.